Haleluya, dushima Imana kubw'uyu munsi mushya nanone iduhaye, n'amahirwe adasanzwe n'ubuntu bwayo n'ineza yayo yongeye kutwereka. Iyi ntambwe nshya Imana iduteje, reka tuganire ijambo ry'Imana twumve icyo Bibiliya ivuga. Ariko gahunda muri ubu buzima turimo ni ukuba abantu bagutse cyane mu bijyanye no kumenya ubwiza bw'Imana, hanyuma ibyo bigashyirirwa mu bikorwa mu kigero twizeramo Imana. Nkwibutse, urwego rw'ijambo mu buzima bw'umuntu nirwo rugena urwego umuntu ashobora kwizera Imana. Right. Ikigero cy'ijambo ry'Uwiteka riri mu buzima bwawe, mbere na mbere kigena ubushobozi cyangwa urwego uriho rwo gusobanukirwa ubwiza bw'Imana n'ibyo ishobora gukora. Gatatu, icyo kigero cy'ijambo aricyo gitanga kurushaho gusobanukirwa imirimo n'imbaraga z'Imana, nicyo kigena urwego umuntu ashobora kwizera Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana be, kubera ko Bibiliya ivuga ngo umuntu yizeza umutima akatuza akanwa. Kuki umuntu yizera? Nuko aba yabonye amakuru runaka ku kintu runaka, ku ngingo runaka, akaza akamwemeza. Rimwe na rimwe aza ari against y'ibyo yari asanzwe azi cyangwa yizeraga. Nayo niyo mvuga ngo rimwe na rimwe ashobora kuza ahabanye cyangwa se asa n'avuguruza imitekerereze uwo muntu yari asanganywe, hanyuma ayo makuru akemezwa mu buzima bwawe, ugasanga ugomba kuyagenderaho. Urwego ugeraho urushaho cyangwa ushishikarira kumenya byinshi kuri icyo gitekerezo gishya wijeje umutima wawe, uko ruzamuka, kwa kwatura kwawe kurakura kukagera mu kwizera kudasanzwe. Bibiliya igeze kuri uko kwizera ikwita living faith. Bibiliya gusobanurira avuga ngo Aburahamu kwamuhwanirijwe no gukiranuka. Haleluya. So uyu munsi turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 48 umurongo wa 13. Biravuga ngo ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rw'isi, ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru, iyo mbihamagaye biritaba. Haleluya. Iyo mbihamagaye biritaba. Listen. Uwiteka Nyiringabo, buri kintu cyose niwe wakibumbishije intoki ze. Aya ni amakuru umukristo agomba kuba afite mu buzima bwe adashidikanyaho. Iyo aya makuru utayafite, hari amasituwasiyo amwe n'amwe utapfa gucamo. Muri ubu buzima bw'agakiza bwo kugendana na Kristo habamo bariyeri nyinshi. Buri bariyeri iyo uyigezeho bisaba ko uba witeguye neza kugira ngo uze kuyitambuka. So mu bijyanye no kwizera Imana, hari bariyeri utacaho utarasobanukirwa ko ikintu cyose cyaremwe n'Imana, kandi hejuru yabyo iyo ihamagaye biritaba.
listen to this statement. Iyo Bibiliya ivuze ngo ikintu cyose y'Imana igihamagaye kiritaba, ni kibivuze. Mbere na mbere ikintu kitaba ni kibasha kumva. Kugira ngo umuntu azitabe nuko abasha kumva. So kwitaba ni response itangwa kuko umuntu yumvishe. Uhamagara mbere na mbere atanga message ikaza, hanyuma igifite amatwi kikumva. Mbere na mbere ndahamagawe, hanyuma nyuma yo kumva ko uhamagawe, then you send a feedback. So then feedback izira mu gutanga cya gisubizo kinyuze muri ubwo buryo bwo kugaragaza ko wumvishe guhamagawe. Then biravuze ngo iyo mbihamagaye biritaba. Impamvu byitaba nuko byumva, kandi sense ya hearing izira mu kuba hari amatwi. So kugira ngo kumva bibeho nuko haba hari presence y'amatwi. Can I go deep into this? Can I go deep into this, my God? Let me give you an example. Mu gitabo cya Daniyeli, Bibiliya igaragaza Nebukadinezari ubwe. Abantu ngo baramubwiye ngo aba bagabo Sadraka, Meshake na Abedenego banze kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Ngo arabatumiza, ngo arababaza ngo basore, niki cyabateye kwanga kuramya iki gishushanyo cy'izahabu nakoze? My God, I like that story. Bisa nkaho Nebukadinezari ubwe we nta kintu yari afitanye n'aba basore. Go and read your Bible. Yagerageje kubaha second chance. Arababwira ngo birashoboka ko mutigeze mwitegura wenda, birashoboka ko mutari mubizi ko icyo gikorwa gihari. So I'm gonna give you second chance. Arababwira ngo aka kanya noneho nimwumva imyirongi, mukumva amajwi avuze, again go down and worship it. My God, I like these guys. Ariko aba bagabo bari committed. Ntabwo bari abantu bahuzagurika. Paul yandikira Tito, yageze ubwo amubwira ngo ugomba kuba ushikamye, udatera waraza mu byo uvuga. Kwizera kwawe kugomba kuba gushyitse, gufite imirimo, kuzuye, gufite ubuzima, kutanyeganyezwa, gufite guhamya muri ko atari ibintu wahimbye, atari doctrine zivuye mu mutwe wawe, ahubwo ufite download y'ubwenge buva kuri Kristo. My God, ikigero umenyeho Imana kingana n'ikigero wayihamyaho. Ingamba wacamo, intambara warwana uhamya Kristo zingana neza n'uburyo umuzimo. Iyo uzi umuntu hari situation zimwe na zimwe utakwemera ko azirimo kuko uramuzi. Abagabo bari bazi baravuze ngo who are we dealing? Ninde turi kudiringa? Baza kumenya uwo baripotingaho kadasanzwe. Babwira Nebukadinezari, baramubwira ngo Imana dukorera mu mbaraga zayo, mu bushobozi bwayo bw'uko ihamagara byose bikita, by'uko ukuboko kwayo kwabambye isi n'ijuru, ibasha kudukiza no mu itanura. Kuko yabibwiye Yakobo, iramubwira ngo witinya Yakobo umugaragu wanjye natoranije, nunyura mu mazi ntazagutembana, nunyura mu muriro ntuzagutembana. That was God's statement. Hanyuma ariko abagabo bari babizi, basubiramo baravuga ngo ariko birashoboka ko
kubw'ubushake bwayo yasanga icyo atari n'ikintu cyatanje. Baravuga ngo ariko icyo tuzi neza, nta kintu na kimwe gishobora gutuma turamya iki gishushanyo cy'izahabu wakoze. Mugabo ati ahita avuga ati nonaha itanura nimuryenyegeze karindwi, adeni aba bagabo mubanagemo, barababoha mubaze kubanagamo. The thing I like here, ngo harimo umuntu wa kane. At the time babanaze mu muriro harimo umuntu wa kane. Then what was that man doing there? Bibiliya iravuga ngo Nebukadinezari ubwe himself by revelation of the Holy Spirit yaravuze ngo uwa kane ndimo ndamubona, ngo ndabona ameze nk'umwana w'Imana. Hari situwasiyo mu kwizera uba wahagazemo zituma uwa kane agaragara. My God, kugira ngo situation umukristo ari gucamo uwa kane yigaragaremo bisaba ko kwizera kwawe kuba gukomeye. Hari ibintu bazakunaga muri umwe ariko nibareba babone mwabaye babiri. Hari ibintu bazagukorera uri umwe ariko nibabona ingaruka zibivuyemo babone ntabwo uziteje ari wowe. Ntabwo ibyo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ibyo ari ibintu bya buri wese, nta nubwo ibyo ngibyo biba kubw'umuntu wagaragaye. Iyi ntabwo ari business y'umuntu, iyi ntabwo ari business y'umuntu banaze mu muriro. Oya, ni business y'umuntu ufite kwizera. Oh my God, let me repeat this. Ntabwo umuntu wa kane aza kuko ari Sadraka, ntabwo umuntu wa kane aza kuko ari Meshake. Oya, nta nubwo umuntu wa kane aza kuko ari Abedenego. No, umuntu wa kane akururwa no kwizera kwabonetse muri Sadraka, Meshake na Abedenego. Can I repeat this? Nta na rimwe Imana igikururwa n'uwo ndiwe ngewe. Uriwe nta kintu yakora ngo akurure Imana. Uri naturel, uri umuntu usanzwe, nawe urabizi nature yawe ni intege nke. Ariko presence ya Mwuka Wera igituma bwa buzima bw'umuntu usanzwe buboneka nk'ubunyembaraga, nyamara nta kintu kidasanzwe cyabaye. Niki cyabaye? Mwuka Wera yaje afata ubuturo mu mubiri wa munyantege nke, yuzurizamo imbaraga zishobora byose. Bibiliya ivuga iki? Iravuga mu rwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Abakorinto 12:9, iravuga ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. There is a short verse iravuga ngo ariko mu ntege nke zawe niho imbaraga zanjye nyinshi zuzurira. Then what is it? Iyo umukristo afite kwizera guhamye, iyo presence iba yazanwe, kuboneka kw'icyo kintu kuba kwaremwe nuko hari ubushake bw'Imana bugendagenda mu buzima bw'uwo muntu. Ubwo bushake activeness yabwo, kuba ubwo bushake bwa Mwuka Wera bukomeje kugurumana mu buzima bw'umuntu, icyo gikurura umuntu wa kane akaboneka. Ese kwizera kwawe uyu munsi kwazana umuntu wa kane? Kwizera kwawe uyu munsi kwazana umuntu wa kane? Sinzi ibyo uri gucamo, sinzi ibyo uri kunyuramo, ariko ntabwo bisaba ngo ube uri Sadraka, ntibisaba ngo ube uri Meshake, ntibisaba ngo ube ufite izina iryo ari ryo ryose. Kwizera niko kuzana Kristo, niko gutuma Kristo aza kudefanda uwo mwuka ukurimo, kuko icyo wakoze ntabwo ari igikorwa n'abantu, ni Mwuka Wera already wahakanye. Kuko umuntu usanzwe ntabwo yadenayinga itegeko ry'umwami. Ni ukuvuga ngo amahitamo Sadraka, Meshake na Abedenego bakoze arenze kuba umuntu, ni igikorwa kiri spiritual. So yari umwanzuro wafashwe spiritually, ugomba no kudefandwa spiritually. Oh my God, hari ibyemezo umuntu afata ariko byabaye inspired by the Holy Spirit utuye muri uwo muntu,
kandi ariko rezilita z'uburyo bigaragara ababirebera mu mubiri babirebera mu mubiri, n'abafite umwuka bakawugenzuza. So iyo igihe rero cy'urubanza kigeze, Kristo agomba kugaragara, uwa kane aragaragara, kuko icyemezo cyafashwe ntabwo ari muntu wa nyama wagifashe. Umuntu w'inyama n'amaraso ntabwo ari we wafata icyo cyemezo cyo guhakana. So ni icyemezo cyafashwe mu nama zakozwe mu mwuka, hanyuma no kukidefanda hakenewe umunyembaraga mu mwuka. Niyo mpamvu ngo iby'umubiri ni iby'umubiri, ariko n'iby'umwuka ni iby'umwuka. Hari imyanzuro umukristo agomba gufata mu mwuka, kuko urwo rugamba agiye kurwana ntabwo azarurwanana n'abanyamubiri. Ariko hari ikintu nzi, nubwo iyo bigitangira icyemezo gifatwa mu mwuka nta muntu ubyemera, nta muntu ubiha agaciro, ariko ndabizi igihe cy'urubanza iyo kigeze umucamanza aragaragara. Nubwo icyemezo iyo gifatwa umwuka ukinsipayaringa aba atagaragara, ariko umwanya w'urubanza iyo ugeze uwa kane aza agaragara. By'umwihariko umushinjacyaha niwe umubona kurusha abandi. Wigira ubwoba bw'uri kugushinja, n'imbaraga afite ni ukugira ngo umuntu wa kane nagaragara uzabikonfirima nawe azaba ari umuntu ukomeye mu mubiri. Impamvu Imana ijya yemera ko ibibazo byawe bizamo n'abantu bakaze, hanyuma wowe ukavuga ngo ariko Mana, aba bantu ko bakaze bandenze ndadiringa nabo gute? It is not your battle, you have to remain on your faith. Impamvu Kristo yemeye ko abanyembaraga rimwe na rimwe bakurwanya ntabwo ari uko atabizi ko intege nke ari wowe zibarizwaho, arabizi ko utabashobora, ariko urwo rugamba si urwawe, niwe ushaka kururwana. Impamvu yemeye ko umunyembaraga aguhagurukira ni ukugira ngo nagaragara umunyembaraga azaba ari we wa mbere utanga ubuhamya bw'uko yabonye umunyembaraga ukaza arwana ku ruhande rwawe. Kuko umunyantege nke mugenzi wawe navuga ngo yabonye umunyembaraga kurwanirira, bizagorana ko abantu benshi bashaka kukurwanya babyumva. Ariko umunyembaraga uruta abandi nahamya ko yabonye undi munyembaraga arwana ku ruhande rwawe muri bagenzi be, bazavuga ngo wabibonye koko? Ahamya ati nabibonye. Icyo gihe bose bazandura ko utakiri uwo guterwa. Emera usaba Imana kwizera mu byo uri gucamo, ikwagure, igukomeze, ikubake muri byose. God bless you. Reka dukomeze n'intambwe nsha ku munsi w'ejo, noneho turebe n'iki Imana ikora iyo bimaze kugera muri za situwasiyo zikaze, ikavugana nazo mbere y'uko twe tubimenya. Imana iguhe umugisha kandi ikugirire neza.